indi match yahuzaga Portugal na Denmark bita Cristiano Ronaldo akomeza gutsinda ibitego byabasabye ko bajya muri extra time kugira ngo Portugal itsinde Denmark ibitego 5-2 mukino ubanza Denmark yari yatunguye Portugal. Denmark yabatsinze igitego kimwe kubusa bagarutse rero ni match yarimo cyo twakwita KO witwa Joachim Andersen myugariro wari muri Premier League n'ubari muri Crystal Palace Fulham Joachim Andersen yaje gusohoka nibyo ubu yarasohotsemo ari nkuko arubivuze ari muri Fulham yavuye muri Crystal Palace exactly. So yitsinze igitego rero on goal hanyuma witwa Christiansen aza kukigombora bino bari muri Premier League Christiansen hanyuma Cristiano Ronaldo aza gutsinda igitego ariko yari yanarase penalty by the way yayirasa umuzamu nyine yayifasha umuzamu kipe y'igihugu ya Denmark n'umuzamu ukomeye cyane Kasper Schmeichel. Cristiano yiteye arayifata Cristiano yarabanje mu kibuga hanyuma ro biza gusaba ko Cristiano aza gutsinda ikindi gitego ku munota 72 kiba avantage ariko gita kigomborwa na Christian Eriksen hanyuma rero ku munota 86 Francesco Trincao aza gutsinda igitego cyaba avantage ibohereza muri extra time ku munota 91 abona avantage y'igitego cya Trincao nanone hanyuma na Goncalo Ramos ku munota 115 aggregate ibitego 5-2 5-3 nibwo rero Portugal yaje kwempoza nyine sezere kipe y'u Denmark nabyo byari mérité ariko byagaragara ko makinyo ari kubanza mu kibuga harimo akabazo sitwa winga umuwinga witwa Francisco Conceição umusore uri muri equipe ya Juventus ntabwo ari umusore uri ku rwego rwiza cyane ntabwo ari ku delivering ibintu byiza birasa nkaho umutoza araza gukora impinduka ariko afite n'undi abawinga nyine bari kuri bench bakomeye nka Trincao ba Diogo Jota nawe nutayizamu wari kuri bench nabo ba Goncalo Ramos ariko uyu mwinga ntabwo bimeze neza cyane. So Portugal rero na Cristiano Ronaldo through ariko Cristiano yabanje guhabwa igihembo cya Guinness Award yego nk'umukinnyi ukinnye imikino nyinshi urumva muri ekipe y'igihugu baravuga ngo the most wins no umukinnyi utsinze imikino myinshi muri ekipe y'igihugu the most wins in an international football yego imikino mu bagabo imikino 32 mbere y'umukino wa nimugoroba. So ibinyi biragoye ku Guinness World of Record hari umuntu uzayikuraho yabanje guhabwa indabyo ze hanyuma no kuri match ya France nabo twavuze ko magana 29 ubu nta nubwo twavuze ko kuri match ya France 71 kuri match ya France nabo babanje guha recognition ijiro mukorera ceremony Sezereye n'umuryango we kuko niwe top scorer w'Ufaransa by the way yego bamuhaye indabyo ze kabisa Olivier Giroud urumva n'aba legend nyine bari kugenda bikoze neza nabonye rwose bamuserebuye bakaturisa n'ama fireworks kabisa byari ibintu nyine bubashye cyane ariko by'umwihariko Cristiano yari habanje kuvuga kuri uyu musore wa Manchester United wari watsinze igitego cerebral nkawe watsinze igitego mu kintu ariko umusore yaje kuba ati ntabwo ari icyubahiro gike ndamukunda ahubwo ni idore wanjye nuko abantu batabizi celebration ko ari kumwuba Ronaldo yaravuze ati nta nicyo binantwaye ariko ndabizi kino mu zindi sport abantu bari celebra ikibazo mbifiteho atariko nanjye atubwa azabona ko nanjye nzacelebra nkuko nawe yishimiye nyine guselebra none yacelebra yamusezerera. So Portugal nayo rero bari kurwana n'ibihe byabo bya nyuma na Cristiano nabonye ibitangazamakuru biri kwibaza ngo niba ari gukora izi win ko Ronaldo yende Portugal izi win ntago Portugal ubundi yari kuri stage y'amakipe manini aho nawe batekereza ko yatwara ibikombe yabaye navuga ngo nk'umuntu wazanye eranshya ibindi bihe bishya biruta kure cyane nibyo bafigo bakoze hanyuma rero bakavuga bati nagenda bizarangira bite ariko ejo bundi nabwo bongeye gusubiza critique z'abantu benshi bavuga ngo agira ego yaravuze ati icyo byasaba cyose niyo byaba kwicara kuri bench ariko ikipe y'igihugu yanjye gatsinda niteguye kubikora amaze kuba hambo nibyo byiza bashobora gusimbuza arwana n'iminsi ya nyuma ntekereza ko coupe du monde ya nyuma nibwo azayikina sezere hanyuma Espagne mu mukino ukomeye cyane yanganyije na Netherlands barinda kwitaza abatoza beza yaba De La Fuente kurandwa ikipe y'igihugu ya Espagne Furia Laurent ndetse na Ons Oranges itozwa na Ronald Koeman urumva n'abatoza by'umwihariko bazi umupira kabisa mukino ubanza yaranganyije ibitego 2-2 hagati impande zombi kuri inshuro rero bari mu gihugu cha Espagne yari match komeye cyane match anasifuye n'umusifuzi w'Umufaransa Clément Turpin yari match komeye cyane equipe y'igihugu ya Espagne